Nyuma y'amasaha make gusa umuhanzi The Ben ndetse na Bruce Melody bahuriye ku rubyiniro bakesuranira i Nyagatare kuri stage. Ibintu byongeye gufata indi ntera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, izicaho amajwi n'amafoto ndetse n'amashusho. Urugero naguhiye YouTube nkurikiyeho nonaha, Instagram byabereyeho, Facebook, TikTok no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Abantu benshi batekerezaga ko aba bahanzi bombi bari bamaze kwerekana ko bashobora guhurira hamwe mu gitaramo nta kibazo, ariko amagambo bakomeje guterana nyuma y'iki gitaramo yongeye gutuma benshi bibaza niba koko ihangana ryabo rizigera rirangira. Ariko mbere y'uko dukomeza turebe ngo inkuru yose tuyite muri rusange, niba ukunda amakuru agezweho y'ibyamamare kandi subscribe kandi ukandi like kugira ngo udacikanwa n'izindi nkuru. Mbahaye ikaze kuri NB Zoom Insight, njye nitwa Sana. Nyuma y'iki gitaramo cyabereye mu karere ka Nyagatare, umuhanzi Bruce Melody utazirwa izina rya 001 ni umwe mu bahanzi bihutiye kugira icyo atangaza ku mbuga nkoranyambaga. Mu butumwa bwe yashimiye abaturage ba Nyagatare bamwitabiriye ari benshi. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram, Bruce Melody yagize ati: "Mwakoze i Nyagatare, mwabanyomoje, mwitabiriye ku bwinshi mufite imbaraga nyinshi, ariko kandi mushimangira ko 001 ari we wanyu. Mu mpinka zagaruke nje gukura ubwatsi, hatahiwe Nyamata mu Bugesera." Ayo magambo yahise akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga izo navuze zose. Abakunzi ba Bruce Melody cyangwa se 001 igitangaza bavuze ko yashakaga kwereka abantu ko yakiriwe neza kandi ko yishimiye cyane aba muri aka karere. Ariko kandi hari abandi babonye ko muri ayo magambo harimo no kwiyemera ndetse no kwivuga imyato nyuma y'igitaramo. Mu gihe abantu benshi twari tugikomeje kuganira kuri ubutumwa bwa Bruce Melody, tuvuga tuti ese Melody koko ibintu arimo kuvuga twabibonye ute cyangwa se turabyakira dute? Ese abafana ba The Ben barabyakira ute? Muri icyo gihe twe tugihugiye muri ibyo, The Ben nawe ntiyatinze kugira icyo avuga. Mu butumwa bwe yavuze amagambo yatunguye benshi, nawe ati: "Mwakoze maze rero Nyagatare muri imfura cyane, naho njye naraye ntomboye miliyari 100, none ndabyutse nsanga murumuna wanjye arashaka ko tuzigabana ngo ni uko duhuje papa. Igorogota ntitubamba, umura twomora ibikomere. Uraza kumera neza, ntugire ikibazo, wihangane. Itangazamakuru ryawe ryishyuwe ryananiwe guhangana n'ukuri." Aya magambo yahise akurura impaka zikomeye ku mbuga nkoranyambaga. Hari ababonye ko The Ben yashakaga gusubiza Bruce Melody mu buryo bw'urwenya, ariko hari n'abavuze ko amagambo nka murumuna wanjye ndetse n'itangazamakuru ryawe ryishyuwe ashobora kuba yarimo ubutumwa bukomeye kurushaho uko twe twabitekerezaga. Ku mbuga nkoranyambaga abafana b'impande zombi bahise batangira kujya impaka, ndetse namwe muri buze kunganiza bitewe n'uwo mukunda. Abashyigikiye Bruce Melody bavuga ko yerekanye ko afite abafana benshi kandi ko yigaruriye imitima y'abaje kubakurikirana bitewe n'imiririmbire ye ndetse n'urwego yagaragaje. Abashyigikiye The Ben bo bavuga ko yasubije mu buryo bw'ubwenge kandi ko atigeze aterwa ubwoba n'ayo magambo yavuze. Ariko abantu benshi bakavuga bati nyamara ibi bintu dushobora kubyita urwenya biriseriye, bikugeza aho undi muhanzi abwira undi ko yishyura itangazamakuru kugira ngo rimashe kuba nyine ryamufasha mu bikorwa bye. Ubwo urumva nyine kugira ribashe kuba ryamukorera ama promotion, kugira ribashe kuba nyine ryamwunganira mu gutanga imbaraga ndetse n'ibyishimo mu bikorwa bye bari kugenda nyine baravuga ndetse bari kugenda barakora muri iyi minsi. Ibi byose bibaye mu gihe aba bahanzi bombi bamaze igihe kirekire bagereranywa n'abakunzi b'umuziki. Hari abemera ko Bruce Melody ari uri ku rwego rwo hejuru muri iki gihe. Hari abandi bavuga ko The Ben agifite igikundiro gikomeye ndetse n'uruhare rukomeye mu muziki w'u Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere amazina yabo ahurira mu mpaka nk'izi. Mu bihe bitandukanye abafana babo bakunze kujya impaka bibaza uwarushije undi gukora ibitaramo, uwarushije undi kugira indirimbo zakunzwe ndetse n'uwarushije undi kugira abakunzi benshi. Iyi Summer Country Tour nayo isa naho yongeye kuzamura ayo marushanwa. Nk'uko byatangajwe, uru rugendo rw'ibitaramo rwatangiriye i Musanze ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, nyuma rwakomereje i Nyagatare ku itariki 20 z'uku kwezi kuzakomereza nyine nibwo rwakomereje i Nyagatare. Biteganyijwe ko ruzakomereza i Nyamata ku itariki 27
mbere yo gusorezwa i Rubavu ku itariki 4 z'ukwezi kwa Nyakanga 2026 cyangwa se z'ukwezi kwa karindwi. Ni ibintu bituma abantu benshi bakomeza gukurikirana buri jambo rivugwa n'aba bahanzi bombi, haba The Ben, Tiger B, Gisamagwe ndetse One of Kind ndetse na Bruce Melody igitangaza cyangwa se 001. Ni ibintu bituma abantu benshi icyo kugeza ubu nta n'umwe muri bo uratangaza ko afite ikibazo cyihariye n'undi ngo abantu bakimenye. Bityo hari ababona ko ibi byose bishobora kuba ari amarushanwa asanzwe akunze kubaho hagati y'abahanzi bakomeye, ariko kandi hari n'abemera ko buri ruhande rushaka kwerekana ko aribwo rufite imbaraga nyinshi mu muziki nyarwanda muri iki gihe. Bamwe bakavuga bati nyamara nubwo The Ben yatangiye umuziki mbere ya Bruce Melody muri iyi minsi bitewe n'urwego yagaragaje muri iyi myaka ndetse no gukora cyane, Bruce Melody ubu ngubu nta watinya kuvuga ko ari umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu ngubu ugezweho gusumbya abandi. Abandi bakavuga ati The Ben aracyafite igikundiro nk'icyo yazanye mu muziki, aracyayoboye buryo umukuru ngabana ari umukuru. Bitewe buri wese n'ibyo n'uwafana nyine ari gukomeza kugenda atanga igitekerezo ku giti cye, ku marangamutima ye ndetse nuko abyumva. Namwe muraza kumbwira, buri wese ambwire muri comment bitewe n'ibibazo ngiye kubabaza mu nkurikiye. Ese wowe ubibona ute? Aya magambo ya Bruce Melody na The Ben yaba ari amarushanwa asanzwe cyangwa n'imbaraga z'intambara yongeye kubura hagati yabo y'amagambo? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Niba ukunda inkuru nk'izi wibuke gukanda subscribe ndetse usangiza abandi iyi video kugira ngo nabo ibagereho. Niba hari abafana ba Bruce Melody, niba ari abafana ba The Ben, baze kugira icyo batubwira. Niba kandi utarakoze subscribe nanone urasabwa kubikora. Murakoze kudukurikirana kuri NB Zoom Insight, inkuru zacu kuri kwawe. Nitwa Sana nk'ibisanzwe, turi buze gukomeza kurebera hamwe ikibuve kuri aba bahanzi bombi. Ciao ciao, hasta la vista.